Ubundi filime yacu ihetse ku mwana mutoya witwa Arjan, umunya Iran. Abakora iryo shuri ryose kugira ngo yisange muri sosiyete ariko abana ntabwo baba bamwiyumvamo bitewe n'igihugu babamo. Muri filime yacu badusubiza inyuma batwibutsa intambara iba yarabereye muri intambara ihuza Iraq na Iran. Nabo batwereka ari kuri intambara iba muri icyo gihugu ababyeyi baza bari gupanga ukuntu bamwohereza hanze barangije batereka tuve ikintu umuhungu wacu ko yarangije mama mu rufunguzo mu byatene ubwo agaciro zibuka aho uvuye ufite kugenda utarakerera. Nuko ari ageze muri Amerika mu gace ka California ajya kubona na uncle wiwe witwa Hafez. Ageze class abanyeshuri ntabwo baba bamwiyumvamo, baba bamwaga nyine kuko abageze muri Amerika, kuko Amerika baba barabonye ibintu byinshi, baba barabonye abanyamerika bicirwa muri Iran, bicwa n'abanya-Iran. Abanyeshuri nyine baba bamwaga uyu mwana, ariko uwitwa Michael n'ubu umwaga cyane, akunda kumuserereza kandi ati reba uko kirya, amuserereza nyine kandi umukobwa bigana abona umukobwa witwa Christine Renz abakorana na mama ye mu cafe shop kegereye ikigo. Hari yagera ku ishuri akarya gataha akaza gusaba kujoininga ikipe y'ikigo. Teze mu rugo abwira yuko banze ko joininga ikipe, undi ati impamvu batwangerega n'iki kibazo, twe abanya-Iran baratwanga, Amerika ntabwo badukunda, twanga igihugu cyacu. Njyewe ninafunga akaduka ndakura abakiriya kubera ariko n'umunya-Iran. Nuko araza kugaruka ku kigo asaba coach amwinginga aranyamye ati aho buye no muri ikipe muzamukana imyitozo ko abana bakajya bamukina hose nabyaye nyine batamwakira mu bandi. Igeze aho hari kureba ibihembo by'ikigo, abana baraza bamukubita. Principal hageze ona ari bari kumukuta ariko arangije aramuha agasupara mu gati, ni wowe uri mu makosa nanje gufata muri rindi kosa ndahita mwirukana kuri iki kigo. Hari abona Christina mama we bari kugenda, yabitindaho nyine arangije aza kwaka ibyo kujyanije ababwiye Christine seka twajya twigana dukorana amasomo n'inshuti. Namo barabibona nyine nawe ntiyabitindaho, arangije aramuseka ko ari gutaha. Abona hano ari kubera imikino ya wrestling, arumiruka nyine namutungura n'ukuntu ikinwa ko twe kundi munsi principal aza yiyama coach nazigera yakira uriya mwana witwa ari ko ari umunya-Iran, kuko coach aramubwira ati ntabimi, kuko coach agiye kubona bukeye bwaho ubona wa mwana araje abimusaba ati ntibishoboka ntabwo nakwakira. Aramubwira ati ngewe amahirwe ni gerageze njye mu kibuga. Nuko arangije coach amubwira ati ntabwo ngwino, ko arangije amubwira ati wowe kuri no muhangane bayitwa Jim Pizza baraza barakina, ako nyine we abamurusha nyine kuko uwo mukino bawumazemo igihe wari umupro. Nuko coach arebye umurava wa ari arangije bamuhaye jezi y'ikipe ko arishima ataha yishimye agiye kubwira inkuru nziza oncle we. Ageze mu rugo asanga oncle we yiteguye yambaye ikote, yaramubwira ati ari ntabwo nifite amafaranga ahagije kuba twabana, tinjya kukohereza usure muri Iran wane ko ntabwo nabasha kugutunga dore nta mafaranga afite nanjye kubasha kubana. Ko araba baratenguka asa mu cyumba ariheba, ko oncle we asa mu cyumba ageze asanga ari afite ya jezi y'ikigo coach we yampaye, yati coach yanyemera kujya mu ikipe y'ikigo. Ko oncle we anje aramureba arishima, andi aterega nanjye nahoze nyina wrestling tinaye kimwe ndatsinda nari n'umuhanga muri yo mu myaka yahashize. Ari sa kujya kurana coach atanya kumwigisha technique tumwe na tumwe, ako yagera no mu rugo konke yawe yakinye imikino amuhigisha muhana ibikoresho bimufasha komeza amagufa nyine tuma amaboko nyine akomera akamutoza. Uko ari aza kuza muri cafe shop bakegeranye n'ikigo. Ari nyine urone ko umukino wa mbere ari aza kuza gukina, coach aramubwira ati wowe nugira ubwoba focusinga kuri match,
hakuna onkuru waba ari hafi ku ruhande rwiwe. Hari raundi ya mbere arahangana ariko ari akaba yakamenyera neza. Raundi ya mbere baramufata baramutsinda, n'iya kabiri ariko aragumya ahatana. Onkuru akambwira ati ntuve kwizima ugumye uhangane, uramubara nuko ari birangira atsinze. Aze gutsinda arishima onkuru we, nuko principal yegera koci wa ari ati ni gute gutuma umuntu uri ari we duhagararira ikigo cyacu. Koci arangije aramubwira ati ntarenyi ako ari aba ari umunyamurava, komeza kwitoza akora ibyo onkuru akaza akamufasha akakora n'imyitozo ya koci. Numva bafite abakoci babiri, aragumya kugenda atsinda match zimwe na zimwe aratsinda nyine. Hari abanyeshuri batangira kumwiyumvamo, atangira kuba proud y'ikigo cye, n'abandi banyeshuri batangira kumwishimira, atangira kumwakira muri team. Hari akaza agakorana amasomo n'abo banyeshuri, nuko umunsi umwe bajya kwidobaguza muri pisine ari hafi n'ikigo bajyamo ko baroga. Bari koga habaje umusaza arabirukana kuko bari baje kuboga mu rugo rutari urwabo. Kuko atarazi yarasizemo abantu babiri ariyo Christine na Agi, nuko tureka undi witwa Rowan Knox aba ari champion muri wrestling. Nuko areba ukuntu ari kuzamuka atsinda match ku yindi adatsinzwe, atangira kumutera pressure, atangira kubyiga nyine. Karangije bakatwegera no ku ruhande bafekana ariko aba afite ikibazo cyo kuri ari Knox agiye gupima ibiro asanga yageze mu biro ntabwo afite ibiro 130, kandi ari aba bifite, kandi muri wrestling umuntu ufite ibiro byinshi no gutsinda. Ako ari umwe muri match agiye ku ruhande yumva umukobwa umushuti wa Majesté ari boyfriend ugarama yakanati wapi inshuti yanjye bisanzwe. Ko arabyumvisha aratungurwa, mubaza kuko abazi uko Christian abamufata nka sheri we. Christian ko nacyo yaza kuri kose badatsinze umukino direct mu masegonda make. Abantu bose baratungurwa barahaguruka mu amashyi na principal bose barimo. Nuko Max araza amwegera byo mu rwambarira amubwira ati wakiza ku cyana ngo nzakorohera. Nuko atashye ageze mu rugo onkuru wiwe atangira kumugira inama, mereka intege nkeya za Knox aho yamutsindira. Kijya kumubwira ati dore intege ze we nkeya ni hariya, atangira kumwereka ukuntu yamutsinda. Karangije amubwira ati rero ariko ari ntabwo aba ahari. Atangira gutekereza nyine bari ku pressure iyo match azahora nawe. Onkuru aramubwira ati rero mu gihe utagabanyije pressure tugomba kumenya kwikontorora, ugakontororwe n'ibyiyumviro byawe gusa, ugomba kumanaginga ibintu byose. Ako ari muri iyo minsi yabaye umunyamujinya, atangira kwibuka ibintu Mike yagiye amukora akigera ku kigo, aho nyine amaze kwakirwa nuko Christian azamwibwira se kuki utakimvugisha byagenze gute. Ako ari abashaka kugenda gupana na Mike. Ako ari aragenda yegera Mike, arangije baramufashe mu mashingo abamukubise ingumi yakubita hasi. Nuko kumukubita principal baraje areba ari arakugira ati niyo gasipani mane narakwaye. Nuko ageze mu rugo onkuru ati banyirukanye mu kigo. Coach araza gusura kwa ari sanga onkuru we araza amubwira se akemera kumbera assist ko yarabonye ari umeze nk'aho atoza ari ibintu byinshi. Ati nabonye ubuhanga ufite mbona udasanzwe. Ko yarangije aramwemerera aza aho ngaho amwereka abandi banyeshuri. Nuko onkuru we atangira gutoza abandi banyeshuri ari baramushyize ku ruhande nyine ari kuri bench bari mu bihano by'ikigo. Christina akamwegera atangira kumusona ati iki byagenze kuriya. Ati ariko ngiye reka musobanurire uko byagenze. Cyakunyira ati uri ibindi nabivuze nyuma no kuba wese ugenda. Kurangije aramubwira ati kujya byemereye ko mukunda akira mu akaka shamusuma. Abanyeshuri baratungurwa, arishima. Nuko aragaruka aza mu biro bya principal aza gusaba imbabazi. Aramubwira ati si principal ubundi bintu ukora ubutekereza kuri ibintu utatekereje. Karangije
mwereka urufunguzo ati nurwo mama yampaye na papa kirwo rwanabaye ndi kuva muri Iran tanya kumubwira ibintu byinshi n'amubwira inzira nyuzemo ko birangira principal amwemerera agaruka muri bisi aza muri match ariko abana baba bamukunda ari kubona ari aje kuri semifinali arayitsinda ari barishima nyine ikigo cyose kiramutangarira kandi ati abwira ko ati nageze finale mukora mu ati tubaje tukajya gusirebura ndi ati wapi akora sana n'abandi banyeshuri kuri wari gutaha imodoka iramugonga kimugonga abarapfuye ari tweka afite agahinda nyine abapfushije kuri we bari bamufashije byinshi arangije ashyiraho urwa rufunguzo ko ari ku munsi wa finale araza agiye guhura na Nox muri finale aho rwambikanye nuko coach aramubwira ati ari ugabanya pressure kandi match kimwe kubw'icyubahiro cyangwa face nuko tangira round ya mbere ari bamufashe umutama aho karamufata sore kuko aba ari champion na nyine wimenyereye amutsinda afite 9 hari afite 3 hari nyine kumya kumutsinda kunaga afite umugiraga inama y'ibyo akora direct uca abayumu yabuze icyo avuga aratangira gutekereza zimwe mu tekinike yamwigishije oncle we sukuntu yatsinda muri kinege za Nox ukoranje atangira gukoresha tekinike ya nyuma aranje arayikoresha abaramutsinze ikigo barishima abantu bose baratunga The crowd erupts at the comeback. The crowd erupts. arahinduka champion kuri atsinda utari wazaba ibigo bitangira kumuha Bruce hari asa gufata umudari awushyira ku gituro cyangwa we Hafez hari nyine nawe bamarika ifoto yiwe mu kigo abashampiyona kandi tubitsa ko ifinishi ndi ngurumamo y'uyu musore wabayeho muri Amerika rero kuri icyo kigo amakana abiri akaba ari ukomeye kurusha rw'indege y'intambara Badirishya ya The Beast afite uburebure burenga santimetero 12 y'ibyuma bifata amasasu yaba asanzwe ayaba sniper yewe ndetse na RPG ntiyabasha guturitsa amadirishya ya The Beast kubera